Mu gitondo cya kare hari kuri Pasika, narabyutse nk'ibisanzwe njya gusenga, nditegura kandi ngenda numva umutima wanjye ushishikariye kumenya no kwibuka amateka ya Yesu Kristo, ukuntu yazutse, ukuntu kuri uwo munsi rero twize inkuru zitangaje ntari nsanzwe cyane nitaho ariko z'agaciro kuri njyewe. Kumenya impamvu zirindwi Yesu yagombaga kuzuka, ndetse n'ibibazo birindwi Yesu yabajije abantu amaze kuzuka. Yababajije ibibazo byari birimo kwibaza ngo ese na n'ubu ngubu muracyashakira umuzima mu bapfuye? Icyo kibazo cyabajijwe Mariya Magadalena wazindutse cyane ajya ku gituro kureba Yesu. Ibibazo byakurikiyeho byari birimo mbese uwo nguwo ntiyerera ababwiye ko napfa azazuka nyuma y'iminsi 3. Ikindi kibazo cyari kwibaza ngo igihe yari agiye i Yerusalemu yagendanye n'abagabo 3 batamenye uwo ari we, bakumva ngo banejejwe nawe no kuvuga inkuru ze, ngo arabaza ati se uwo muntu ntiyari yababwiye? Icya gatanu cyari kwibaza ngo mbese na n'ubu mwananiwe kwihanganira gutegereza? Icya gatanu cyaravuga ngo mbese mwabana banjye mwabonye icyo kurya? Icya karindwi kikavuga ngo mbese murabura iki? Harabura iki? Icyo kibazo cyabajijwe Petero ubwo yarimo kubaza ibibazo bitandukanye, mu gihe Yesu yari basanze ku nyanja bagiye kuroba, bibagiwe yuko babaye uburyo abantu basubiye kuroba mu buryo busanzwe. Rero nakuyemo imyenda mvuye nanjye gusenga, ntegura ifunguro numvaga nshaka gusangira n'abana bo ku muhanda. Nibwo nafashe umwanzuro ndagenda, hanyuma mu gicuku cyane mu masaha ya nimugoroba nka 2:00 nibwo twavuye mu rugo turagenda tujya kureba abana aho bari, tubasanga barimo baganira ku mihanda bafite amacupa barimo binywera kore nk'ibisanzwe, ariko ntangira kubahindura ikiganiro. Nababwiye ku mateka rero amwe mu yaranze u Rwanda, mabwira ko mu Rwanda habaye jenoside, baratangara ariko usanga bamwe barabizi, ariko mbihuza n'uburyo twatimo twibuka. Nawe ukoze icyaha cya danje ugahita ugenda ukavuga uti ngiye kwa ko nizeye Kristo. Nizeye nde? Nose ni ibyana narabikoze. Reka mbaho urugero rw'umwana umwe iwacu giye yiba telefone, amaze kwibara amagara ngo ati dadi nakoza amahano noneho baramfunga ntibazamfungura. Namwe rero umwana genda ubabwire ko wihannye ubasaba imbabazi, ubwo uti ngiye telefone nayibye ariko nimumbabarira ndabasaba imbabazi. Bamufunze amezi 6, uzamaze bari kuzamufunga imyaka niburi 3. Bamufunga amezi angahe? Ko yemeye kugira gute? Gusaba imbabazi no guca bugufi. Rero iyo usabye imbabazi Yesu akubarira ibyaha byawe, urumva, kandi akakuvanaho urubanza wari ufite. Urabyumva neza? Uyu munsi rero Yesu yazutse. Mu mateka umuntu witwa Yesu yarapfuye, amaze gupfa mara iminsi 3 bamushyize hehe? Baramuhambye. None ko yarashaka gukiza abantu arazuka. Uyu munsi rero twiziza ko yari yagize gute? Yari yazutse kuri Pasika. Sasa rero impamvu yazutse, icya mbere ni ukugira ngo ababwire ko ibintu yavugaga byari iki? Byari ukuri. Nuvuga ngo ntago yigeze abeshya, ibyo yavugaga byari iki? Byari ukuri. Niba yaravuze ko akunda abana batoya, ni ukuri arabakunda, ntago ari ikinyoma. Urumva, ntago ngiye naza hanganje kubabwira ibintu by'ibinyoma, kandi nzi ko Yesu yavuze ngo mureke abana bato bagire gute? Mureke abana bato bansange, uko ubwami bw'Imana bumeze nk'abo bana batoya. Icya kabiri ni uko n'ubundi ibintu avuga ni ukuri. Umunsi umwe mwese muzamubona aje gutwara abantu bakijijwe. Yavuze ngo ndagiye ariko nzongera ngaruke. Uvuga ngo umunsi umwe muzayakubona mubona aragaruza bati ngiye abantu bakijijwe bose banyizeye bose ngize gute? Ndabatwaye. Abantu tuziranye mwese mugira gute? Muze mbatware. Ibaze rero sasa usanze uwo munsi wageze. Mwibuke indirimbo y'umuntu kwa Sgt Yagari ngo azaba ari ibicika ku munsi w'imperuka, azaba ari ibicika ku munsi w'amateka. Indirimbo mujya muyumva? Mwigeze muyumva? Ntago muyizi. Azaba ari ibicika ku munsi w'imperuka, azaba ari ibicika ku munsi w'amateka. Urumva ngo banze kwihana bose bazagira gute? Bazaya mu itanura ry'umuriro. Murebe wa muriro sasa w'ifuru yandi iteka nk'imikati, bakujugunyemo
kandi ntabwo ifuru imeze kuriya cyangwa amatafari. aha amatafari bakakutera bakajugunyamo itanura ni kuriya ngo umuriro uzatwika abantu bakoze ibyaha uzaba ugize gute uzaba umeze. Yesu yaravuze ngo umuntu uzanyizera uwo muriro ntabwo azagira gute ntabwo azawujyamo. Urumva arangira avuga ngo namwe mujye mugenda mu uwamaze kumwizera rero nawe agenda abibwira abandi. Nk'ubu njye naramwizeye niba muza kubibabwira namwe kugira ngo mubimenye. Njye n'ahandi hatandukanye henshi kugira ngo mbibabwire nka mugire mute mubimenye mutazavuga ngo ntabwo twari tubizi. Yesu azagaruka gutwara abantu bamwizeye kandi abantu azatwara azabahindura abantu b'icyubahiro, azaba ari abantu b'icyubahiro imbere yiwe, azaba ari nk'abana mu rugo rw'umukire, umukire kwa boss bya hatari. Murabyumva neza rero? Reka nsoze reka nkubaze, urumva ibintu nkubwiye hari ikintu byakumarira? Nese urumva uyu mugabo witwa Yesu hari ikintu yagufasha? Wamwizera? Niba wamwizera ngiye gusaba usubiremo amagambo uvuga ngo mwami Yesu, njyewe ndi umwana mutoya ariko numva icyo bivuze kukwizera. Ndagusabye data ngo umpindurire ubuzima, umpindure unkuremo ibyaha byanjye, umpe ubuzima bw'iteka kuko ndakwizeye. Mu izina rya Yesu ndagushimye ko aba bana bawe bakumenye, bamenye ko waje mu isi ukabapfira ibyaha byabo ukabipfira, kandi baratuye bavuze ko bakwizeye nk'umwami n'umukiza wabo. None data waha umugisha, ubarinde intambwe z'ibirenge byabo. Babaye mu buzima bugoye, barashavuye, barakonja, barara ku gasozi abenshi, barya n'aba benshi, ariko bakubonye nk'umucunguzi wabo. None barengere data, ujye ubaha ibyo kubabeshaho no kubaha n'ubuzima, ubakuze neza, bazagushima nibakura Mana. Umye kuduha umugisha twese, ineza yamye kuri twe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka rero babahe ibyo kurya, hanyuma muryoherwe, musangire muryoherwe, ntimucuranwe rwose, mubeho nk'abantu badafite umutima mubi, sibyo? Nta mutima mubi. Twese turi abantu basobanutse. Ntari urani grand frère turanamwubaha. Grand frère urakoze, muhumure nta kibazo mwese. Abo ni babiri. Tumaze kurya rero twafashe umwanya wo kuganira no gusenga, hanyuma ndabasengera, abana barongera bisubira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wowe udukurikiye ndagira ngo ugire uruhare mu kugira ngo ibikorwa byose bigende neza, utwandikira ndetse unatumenyesha icyo wumva wakora ukadufasha kugira ngo uyu murimo urusheho kugenda neza mu buryo Imana yawuteganyijemo. Murakoze. Mwari kumwe na missionnaire Jean Bosco Shima ndetse n'ikipe yindi imuherekeje muri uyu murimo wo gukora ibingibi dukora byo gufasha abana kuva mu mihanda kandi bakabona ubuzima bwuzuye, ndetse bakizera Imana ko ariyo irema byose, ko ari ibeshaho, bakabona ubuzima, bagasubira mu mashuri, bagasubira mu buzima busanzwe, bakabona ubuzima. Imana iduhane umugisha. Tugira abantu Mana, tugira abana bawe ukunda kandi wishimira, dukwiye dushimira nawe wareze n'abantu. Reka igihugu cyacu tuzagiteza imbere Mana, tuzakora igihugu tuzagiteza imbere, tuzateza imbere imiryango yacu, tuzateza imbere Mana aho dukomoka, tuzateza imbere Mana ibyo tuzakora bizaba iby'umumaro ku gihugu cyacu. Urakoze ko dukunda, urakoze kuko waduhaye ifunguro rya nijoro, urakoze kubwo twabashije guhura turi bazima, ntawe wakomerekeje undi, tumeze neza cyo turagushima. Mubana natwe n'ubundi muri ijoro turinde, twende guhaza mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen.